Ma ugeze hano uti siko narindi kureba uburyo nakwambara agapira ngo nze kukureba umva rero tutagiye kuvuga amagambo menshi sibyo mushiki wawe namuteye ibyo urabizi ni umunyeshuri ndabizi nawe urabizi twanayivanyemo ibyo rero nibyo kibazo nshaka reko icyo kibazo gikemuka ukumva ni nacyo gitumye ndi hano nta bintu byinshi ngiye tuvugana nta mafaranga umpa baravuga ngo uri umuti ugiye kwigaragaza urampa amafaranga ibyo bintu byo kujya wirirwa umbeshya uramwana ndashaka kumujyana muri internet atazongera guhura n'ibigabo bimeze nkawe uri kumva amutera ubundi umugore wawe ntabwo aguhagira cicaka vuga bahora ataza kutwumva umva se reka nkubwire nta mafaranga ngahe reka nkubwire ndashaka miliyoni y'amanyarwanda pana amarundi amanyarwanda miliyoni umva rero reka nkubwire ubu ngubu maze n'iminsi ntanasinzira ndota ribu yantwaye ndota ndiho amapingu wasinzira gute jewe reka nkubwire ikibazo ugifitanye nanjye none n'amahirwe nuko turi inshuti aya nta bushuti reka nkwereka rero ayo mafaranga yagabanye ayo mafaranga wayagabanyije nubuki mu gitondo ubwo muvugana nsigaye mbetinga bikanga nakinya kadege reka data urakina kadege abagabo babakire burya ari ibihura ukina kadege burya naho rero reka nkwereke ubwo rero ribira kugurukana ejo nk'akadege nuko nyine ngiye gukoresha uko nshoboye uri kumva amafaranga yawe nyashaka ni amasaha 28 nguhaye harengaho n'isegonda cyangwa umunota itsiyerisi kuri rero umva nanjye ngiye gukora uko nshoboye kose ngiye gukora uko nshoboye kose ayo mafaranga nyashakisha ibyo bikurebe mu maguru mashyi inyihanganire ntabwo bwira amafaranga yo kwihanganira naragerageje mu gitondo urambona sha urambona kabisa ibyo bya kabisa ni mukivugishwa ibintu nk'ibyo urambona mwaramutse amakuru yewe nta kigenda wumva nkubito rero wo kabyarawe rwose ndagira ngo umbwire niba uri mu rugo kuko ndagushaka byihutirwa urumva mfite ikibazo rwose cy'amafaranga yihutirwa nshaka ubu ngubu ndimo kwambara nshaka kuza kukureba karame ni amafaranga nshaka kunguriza nahuye n'ikibazo kingoye cyane oya turabivugana kuko oya rwose ndaje ahubwo ubu ndi mu nzira nza sawa sawa ndaje Mama shemi ariko Minani nago ubu none umugore aragiye agomba kugenda yahina bana sirisho kwashaka umujinya w'umuranga ibyo uri munyereka rwose ntago ari byo kandi igendere sigara n'ibyawe byo wahisemo amvunye umukobwa
amashami arambutse rwose ubu se muri no mvura yagiye nk'uko abyaranye ubu se hano hantu ndahasigara njyenyine reka nze guhamagara mushiki wanjye wenda yaza kuza akaba ari hano da ubu se reka nambare vuba vuba njye kureba nkubita aya mafaranga none aha najya kubona nkabona na ribu itungutse ahangaha dore ko ibibazo byanjye byabaye Rwangendanyi gusa amasogisi yo ndacyayambaye yanikoze nk'abantu ibibazo niba nzabivamo ndabetinga ndagira nti byaranze none dore biranansenye ariko se abafundi dizayini ariko siko twabivuganira ahantu ko nababwiye ko bagomba gushyiramo sima y'igikamba ko ngomba kubamastika ibi koko Minani we umurakomera ese ukarinda uza gutyo unyagirwa nta no kwifubika nta kikomeye ikibazo ufite kitoroshye Minani ahubwo uzi ko bari bwo menye ko ntifubitse reka mfite ikibazo cyandenze ikibazo cyakure amafaranga nshaka ko nguriza miliyoni y'amafaranga ubaka kanya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda si ubwo ntabwo nari kurindira ko imvura ihita nyijemo bijya twavuganye mpitanze Minani rero dusigaye dufite ikibazo tuguriza abantu uguriza umuntu mukumvikana kondisiyo zose zisabwa ngo umugurize akakwemeza ko azazikurikiza hanyuma barangiza mukagorana kubizi rero amafaranga warayakoreye tuyabona tuvunitse niyo mpamvu amafaranga yacu kuyatanga hagomba kuba hariho kondisiyo z'uburyo agomba kugaruka kandi tukanunguka kuko natwe twayakoreye tuvunitse ndi kubyumva yego wowe ndwanaho uyu munsi rwose ndwanaho pe Minani rero nimba ushaka amafaranga miliyoni nk'uko ubivuze nanjye ugomba kugira ikintu mba tukandikirana ko tukiguze burundu hanyuma nkaguha igihe wanzanira amafaranga yanjye ikintu cyawe ukacyegukana ariko n'ikindi kiyongereyeho si ukuyagarura uko nayaguhaye agomba kuguha ifaranga ryanjye ryunguka urinde urabizi niryo jambo nakubwiye kuri telefone ifaranga ryanjye ryunguka iki irindi nkubita wivunika naje mfite amakuru ubu nje nikwije urabona se ntazi dore umva buretse gato ni 500 buri minsi 7 by'inyungu ubwo bivuga uyu munsi dore turi ku wa mbere uzanzanira miliyoni n'igice hanyuma ngo usubize ibyangombwa byawe nurenzaho icyumweru 2 3 2 n'igice urwanaho rwose ndebe ko iri joro uyu munsi washira ubundi nabaza rero ibyo waje witwaje je naje rega naje amakuru yaje cyangombwa cy'ubutaka kandi bwa butaka bwawe bunini nazanye icyangombwa kirimo yanzu bunini kuko gese shaka yanzu mba musuyize yubatse imyaka 10 ndabizi nazanye icyangombwa nimba ari yanzu ho rwose miliyoni naye guha kuko iri yanzu ntago nayigurisha ngo nyibure mu miliyoni 10 cyangombwa singiye byangombwa taturebe uretse gato turebe shara utampangika Minani kazana ibintu bitari byawe ndakibona ko ni cya Minani hariya dutuye mu Muyinza ntuhazi ubuso ndabubona
nsigaye parisesi ya pariseri Ndi kubibona. suyizi Minani rero icyangombwa umpaye rwose kirahagije miliyoni ndayiguha nahawe nyine ho kuzubahiriza amasezerano ariko usanze hano ku shansiye naje kureba bari kunyubakira inzu hano naje kureba aho bigeze uri usanze mu kazi nta mafaranga hano mfite ari liquide abarika nta yemwe na sheke ntayo ariko urabizi ikoranabuhanga ryateye imbere ushobora no gukanda kuri telefone nkakohereza nta kibazo ahubwo ni nabyo nshaka ahubwo noneho birananyorohereje uretse gatoya bishyiremo hano noneho uyankirire kuri izi nimero dore nazanditseho kuko iki cyangombwa ubwo mu gihe utarangarurira amafaranga yanjye wibagirwa dore nimero nazishyizeho hano urebe ko ni manzi rwose ese ni no kuyanyuza kuri nuze y'undi muntu yamumbere manzi rwose manzi iyi diri ufitanye na manzira nzaje muhamagare mu kanya mubaze niba inyenyeri birihutirwa rwose ungiriye neza we mbega ukuntu ungiriye neza sendi mani wenda no munsi naryama nka sinzi Minani rero ibi bintu ndi gukoresha kuri telefone biragoye ndohereza inshuro ebyiri kuko miliyoni kuyohereza rimwe n'ibikunda ndabizi uzagura agacupa k'aya mafaranga arenga urumva urabanza wohereza 500 nyuma wongera wohereza andi 500 bayo bagukata nayo ndabona iyi nimero ibaruye kuri manzi ni manzi shyira rwose utagira ngo ndabeshya dore urabona rero ubwo ngubwo nandi urayashyiraho reka nandi nyashyireho igihari rwose urankoreye nawe ubwo iki cyo nigikemuka ubundi ibindi nabyo ndarwana nabyo nshobora no kubetinga dore nayo yagiye hari n'agapari mfite gashobora no mu kanya umva rero Minani nkubwire ayo makuru yawe ndayafite yuko wibera muri beti ubu ngubu ushobora gusanga n'aya mafaranga ari umwenda w'abandi wariye ugiye kubetinga utazazana ibintu by'imikino muri banki rambere utazabizana nk'imikino iyi bayita banki rambere uratusha gatoya ndagusohora mu nzu n'abana ubu ngubu umugore wanjye nawe nkigera mu rugo nkiva ku ishansi ndagenda mwerekana aka ni akazi mba nakoze ndakaripotinga uramenye utazana ibintu by'imikino reka rero mfate ziriya kasike tugende ntugeze mu rugo nyine ufate n'ako gapira ko kwifubika hanyuma tunakorana inyandiko kuko buri ikintu kitanditse ejo ushobora kuvuga uti ibyo byangombwa warabinyibye gira tugenda tubigire fata kano ka kasike tugeze mu rugo hanyuma dukora akanyandiko burya nibyo byiza amafaranga bya beti mwuka byaramu nza betinga mbona amafaranga yankubitora sinahereye turebera ni akadege arisenali yarantwitse ubu se aka kadege mwuka byaramwe ubu nzakina ibi bintu mbona amafaranga yankubita koko ariko reka nze ndebesha Arsenal yaraye ntwitse mani yaranze ubu ugura ikipe ngo iratsinda igatsinda wayigura kunganya igakubitwa rwose ibyanjye mbona bajya ngo biri mu Rwangendanyi reka nze nkafate bakube bageze nko ku 10 si igikubo cya 1.3 nkuko abyaramwe kandi igihe yampaye cyenda kugera
ngubu njye sinzi igihe bya beti niba ngiye kubivamo noneho nkajya mu muhanda nkajya gutega abantu ngubu ibintu birancanze amafaranga nkubita ndayavana harimo kabyara umugore yaragiye mbanjye nyine na mushiki wanjye nahamagaye niba yazaza niba ataraza amafaranga y'abandi ndayabuze gusa ahantu bazahagurisha n'umugore adaharimo kabyara abantu barambeshye ngo barabetinga ngo bakunda ubu sigenda ahereye betinga ko ntari umugabo injira ntago hakinze sister komera cyane mu rugo baraho mwe mwicaye ngo tuganire kose kuramo igikapu zaza none se muzehe amakuru ya muzehe ni meza mva rero mushiki wanjye ariko rero ntaranatangira ngo nkubwire n'ibibazo byaha urabona nyine uje unsanga no mu bibazo uje usanga mu mashema adahari ariko uretse wenda ndaje ndanakubwira ukuntu bimeze kuko abantu b'inaha n'ubundi bagira amagambo wazabyumva hanze ariko nagira ngo nkubwire ngo naheruka kukubona ubundi twaherukana gutararangiza amashuri segonderi warayirangije waratsinze se okay ubu rero ni ukuvuga ngo ubu ngubu ni muri uru rugo ndubamo njyenyine reba dore hano nta suku ntaki simeruka kurya dore ubu njya ku muhanda uri kubyumva ubu ni ukuvuga ngo nagutumyeho kugira ngo uze umfashe ibibazo byaha mu rugo ubwo wasigara hano mu rugo igihe nanjye hari ibindi nagiyemo we wantekera umenye ibyaho ngaho ikintu rero cyatumye mu mashema agenda nta kindi n'ubundi uzabyumva uri kubyumva ni ubusinzi ngo naramusindiraga akavuga ngo muje ngo muca inyuma ibintu nk'ibyo ngibyo ariko wenda bananambeshyera umuntu nyine ikindi ngo ngira inshuti mbi urumva hari n'ibindi bintu rero yacinjije ngo amafaranga yanshizeho ngo kubera kubetinga kandi nta ibintu byo kubetinga wenda yigeze kubigeragezaho rimwe ngira ngo ndebe ko nabona amafaranga uri kumva ariko ni uko nguko ibintu bimeze ubu rero uru rugo ubu ngubu kugeza aka kanya ni urwawe uzajya ubona nje ariko byibuze nanjye mvuga ati ndaje mpasanga umuntu siko bimeze cyangwa se n'inshuti zanjye cyangwa n'abandi bantu baje hano bajye baza byibuze bahasanga umuntu basanga ibyatsi bitarageze ku kintu icyo nagutumirije nizere ariko ko mu rugo baraho bameze neza ariko njya bro mu mukono kabari warize icyo gihe twari turimo turya ubunyano noneho rero ubwo ngubwo njyewe ndavuga ati yitwa Umukuru ko nakuze bambwira ko ngo haba ngo wabaye umukire ko ntakubonaga ubundi se ubona ntarakize uretse ko imva mbona ubuzima butameze neza muri ino minsi ariko n'ubundi narakize umunsi urabona mbo imba ahantu habi mfite na telefone babwire ko nahageze niza telefone mbwire mu rugo ko nahageze nanyuranyiriza babwire ko nahageze amahoro siongeye mu mashema yagiye kubera betting kandi ndeba ari urimo iyo ndimo ubonye ndimo gupetinga sindeba betting 5,000 ariko si ubwo ibyo ni ibya kera ni ibya kera nazagaruke rwose ni ibya kera nuko byari betting irasenya ayafata n'ubundi nawe ndabazi nubwo nawe uje ushobora no kugira ngo wenda waruje no kumfasha ari ukuza kuntesha umutwe fata ibintu uza byawe ugende iriye pa usanzwe murara ariko bro ntabwo ari sanze genda wahamagara ubundi uhereze na telefone yawe n'ubundi agahinda gashira kandi kageze bagara koko nawe uraje nyine ujye wiguntesha umutwe ariko amafaranga yankubita yarankoraho bukera amagana se hari senari Minani hari turi nk'ubu ejo nari nzi ko ndarya 200,000 cyose byahise biyoyoka wamugani menya beti itanunguka reka ubundi umuzungu ubundi se wamuganira si imikino ya mikino ubundi se umuzungu yabazi ko yabashaka kugukiza adufitiye impuhwe uko reka nze ndarebe ko hari umuntu urangurura agacupa cyo ku muhanda ntabonye agacupa se nabona ibitotsi by'irishoro n'iyimbeho isigaye irara
yewe gaye sha ziri muri diro nakoze za nyazo kabisa igipangu cyose ariko ubundi ubu sha Minani we urahiye tu igipangu cyose kuri miliyoni wazana ukazayabura nka cyegukana ikomeye kambe dore icyuma mba nkoro cyagenda gute kugira ngo Minani rwose ashakisha hebe maze nanjye mwereke muzeyure yumirwe ikaro original mana yanjye ja ahangaha narawubaze tu inzu ja Mina ndagusengera tu ndagusengera ukomeze umanjirirwe hano nzagufukuza tu Mina komera cyane bravo ese muje ko nyira nje kubareba reka nza n'udutebe tuganire hano mu nzu bari mu masuku noneho tuganire Mina ninde uri mu masuku kuko numvishije ko umugore wawe yagiye ninde uri mu masuku oya ni mushiki wanjye mushiki wanjye natumyeho mushiki wanjye urabona hano hose hari hambanye ikinani no guteka ntaheruka kurya mama mushiki wanjye ndase ntacyo ngwino zana udutebe tuganire sister va mu masuku zana agatebe soza bamwita nkubito makurura ni mushiki wanjye arasape sister ndabona musa bamwita umukundwa 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 basira mu masoko naho rero umva rero nkubito ndakumva Mina rwose ubu ngubu mfite n'ipfunwe ryo kuba uje kundeba ntaraza kukureba nahuye n'ibibazo ngira n'isoni zo kugutunguka mu maso ngo nze mbikubwire ubu narinzi ko no munsi birakemuka nkaza kukureba ariko byarangiye byanze ubwo ngubwo rwose sinzi ikintu twakora aha ngaha rwose ni ukuguma nyine mukanyihanganira Mina uragira uti wowe n'ibibazo nahuye n'ibibazo ariko ibibazo umenya iryo so aheruka kukubatiza none se waje kundeba ufite ibibazo nguha amafaranga yo gukemura ibibazo kandi wagomba gukemura ibibazo hanyuma warangiza ukanyishyura none mufite ibibazo ese ibibazo menya ari izina rindi so yakubatije usigaye witwa ibibazo ntukiri Minani urumva wowe kabyara nawe byara rwose wowe kagira amafaranga uretse ko n'ubundi wayabonye urambabarira umpe byibuze icyumweru nzaba nkemura kiriya kibazo kandi rwose bivuze mbikuye ku mutima pe ariko se ubundi Minani
ubundi wabika amasezerano dufitanye cyangwa ntabwo ubu amasezerano ndayazi pe unyure yanyuriremo rero unyuriramo umbwire nk'ahantu bigeze ubu wari wampaye miliyoni y'amafaranga natinze ko kwishyura ubu zageze muri miliyoni 3 ariko wibuka ko nigeze kuguha 500 nanone hakarengaho ikindi cyumweru n'ubundi ziracyari miliyoni 3 none miliyoni 3 rero ubu zaka kanya nta mubishye nta na make afite uretse kwihanganira ukwamba icyumweru ibyo biroroshye rwose miliyoni 3 namaze kubyitegereza neza miliyoni 3 birahura n'iyi nzu kandi nabwo nzaba ngusoneyeho imwe ubundi n'ebyiri ariko se nkubi ko nakuganyira umuntu w'umugabo ubu iyi nzu uzayitwara n'umugore adahari waretse nkaguma nkahaha ukaguma ushyiraho inyungu ariko ukareka nkaguma nkahaha koko ubwo buryo urimo uhahamo amafaranga wumva urahaha ukanyishyura ariko amafaranga umwe n'abanjye n'ugabanuka hega nanjye amafaranga bakora bari mu bikorwa nkubita rero bose mbabarira unyongeze icyumweru ikintu ngiye gukora hari udufaranga sister yari afite yari kujyana ku ishuri yari kureka udufaranga se ni nk'ebyiri da yani n'ibihumbi 500 ni makeya pe ariko mina ni makeya uzi ko ibihumbi 500 mbi kuramo ka Hennessy ari akarikeri gatonya ngo ngewe bikarangira ibihumbi 500 nsengerera umuntu umwe tukabirangiza niba ugiye kunyishyura muri miliyoni 3 kwe uranyihanganira ubundi ayo mafaranga ibihumbi 500 ubundi unyihanganira icyumweru none icyumweru nigishira n'ubundi urumva ko n'ubundi bizabyasubiye kuri hahandi n'ubundi kuri za miliyoni 3 reka rero mubwire ibyo bihumbi 500 ni ukugira ngo mva ntabwo bibarwa mu nyungu iki cyumweru narakwihanganira ntako nagize ibyo bihumbi 500 kugira ngo mva ngende nanjye nigera hara hepfo nanjye ngoma gacupa bitari ibyo rwose iki cyumweru nacyo ugomba kukibarira inyungu bitabaye ibyo amategeko agomba kwitabazwa n'ubita tuzana noteri umuhesha w'inkiko w'umwuga atwara ibyanjye ubundi rero nanakurikije ndi kubona nanazi iyi nzu ye ndaribona ino nzu iyi nzu ntabwo wayibana mu bibazo bingana gutya iyi nzu ntigikwiriye urakoze ndaje nanjye rwose tuzi iki cyumweru shakisha nzakora sister uzi ikintu nari nkuhamagariye ndagira ngo ungurize amafaranga 500 ndabizi nyine wari kuzajyana ku ishuri ariko ndahita nyagusubiza ejo nzayagusubiza naho ubundi rwose urankoreye n'ubundi umubyeyi ahora ari umubyeyi nanjye rega nuko byanga ubundi haburaho akantu gatoya bikanga bikaguma byanga nyine bikaguma biba Rwangendanyi ariko ndabizi bizakemuka yari kuri telefone yari kuri telefone gira ashyiraho 500 ubundi ashyiramo password natanu sohoka tukawe nukuri ngiriye neza ariko mana yanjye amafaranga nayatanze nambaga akantu kankubita herwa kariko none ndabona ngiye kugora n'inshuti yanjye Minani ibibazo aho gira shyiramo password cyo kujyana utwo ubundi amafaranga ubu n'ubu dore ubu ni faranga risigaye ubu imyenda yabaye myinshi yaje mu musaza sister urakoze ndabona amafaranga avuye ku mukundwa uri umukundwa pe naho ubundi urakoze buriya waramfashije wankuye mu kibazo cyari kigoye ariko n'ibi ngibi ngewe nzi neza ko bizakunda reka tubitege maso wenda reka ngende nta kundi shakisha
shakisha tutazagorana Minani rwose. ndaje nkora uko nshoboye kose iki cyumweru Ibintu byo guhora uvuga ngo ufite ibibazo urumva ko kubyo bintu ari byo koko Minani murakoze reka ngende ngaho n'umutugara amahoro kwirembo nta kundi Minani rwose ibyo kina nabyo ntabyo uzi yewe nkubito ariko si ikibazo kwa Minani ibintu bihari ni byiza gusa ibintu biri muri hari iriya nzu iriya yo bijya nayo ibi ndimo nivugisha wazana ngo wahebe burundu kwanza ndagiye nkwe kano gahenesi kuko yanga yamukuyemo nayo gahenesi nta kine nayamaze ngende nkwa gahenesi naho biri kwa Minani byo byose ni byiza gusa ariko ibyo mbonye ngomba kugira icyo negukana yerega buriya wihaye wihaye byose buriya nimbura iriya nzu ntanayitwaye atwara nura mushiki we ko nabonye ari sawa ukameze gutya namye mbivuga wakwicaye hano se nkakubwira rero buriya ni ukuvuga ngo sister nkubwire n'ubundi nta muntu uwahishaho ubu mfite ibibazo byenda kunsasa uri kumva ubu ndakora do umutwe washyushye ubu ndakora ku mutwe nkatonekara uri kumva buriya rero uriya mugabo uvuye hano uriya mugabo ni umukire w'inaha yangurije amafaranga miliyoni hari ikibazo nari mfite cyari kigiye no kumfura uko byumva ubwo rero ni ukuvuga ngo aya mafaranga ni amafaranga yinjiye ayo mafaranga nabyo biri mu bintu byatumye n'umugore agenda uri kumva mama Shema yaragiye ko buri kose ibyo bintu bizi ubwo ayo mafaranga ayampa nari nzi ko nzahita nyabona sinanakubeshya njye nari nzi ko nzayakura muri beti uri kumva ubwo byarangiye bite rero ubwo rero byarangiye amafaranga nyabuze ndabetinga bikanga uri kumva birangira kandi ubwo ngubwo nari namubwiye ko nintayabona nari namuhaye ibyangombwa by'ino nzu turanandikirana ko ninyabura azatwara ino nzu uri kubyumva ubwo ngubwo rero none aha ngaha araje igihe cyari cyararenze namuhaye ari miliyoni
gusa nyine maze kumwishyuramo miliyoni ariko ubwa mbere namuhaye 500 n'ubundi bya byumweru birongera biramfata kuko buri cyumweru yunguka 500 none ubu ngubu ubonye ko tumuhaye andi 500 n'ubundi miliyoni yampaye yageze gute yiwe narayimushubije ariko kubera nyine ibintu twavuganye by'amasezerano n'iki kandi uzika abantu b'abakire bakunda buri ibintu kubera igihe cyagiye kirenga nyine ubu no kuvuga ngo ubu ngubu muri mu mwenda wa miliyoni 3 we rero urabona ikintu ashaka ko ino nzu yareba ko noteri akayijyana ubwo yayijyana tukabahe ubwo rero no kuvuga ngo ukuntu bimeze nyine nyitondesha kuko byarabaye ikintu cyabaye nta kintu wagihindura uri kumva ubu no kuvuga ngo wajyaga unyumva nyine ngo ndi munini do nta nubwo meruka kurya uri kumva urabizi urateka hariya nkaza kurya byarananiye ibibazo byarandenze ubu rero no kuvuga ngo ikintu gihari ni iki ngiki none ikintu gishoboka ni finale uri kumva ahantu bigeze umva ikintu ugiye kumfasha nanjye ngiye kwiruka mu nshuti zanjye zose nzaguza amafaranga niba nawe hari umuntu icyo kintu kimbabarira ucyumva niba nawe hari umuntu ushobora kuba ufite n'ibigabo wenda mwaba munakundanye bifite amafaranga cyangwa n'abandi bantu n'iki umfashe muri icyo kibazo tureke iki kibazo cyakemuka gusa inshuti zaguhaye amafaranga yose nyine urumva ni ukwaka 200 ni ukwaka 500 ni ukwaka 100 ngahe paka byibuze muhaye amafaranga ya miliyoni 3 cyangwa se wenda niyo byagera wenda nubwo nazaba n'ebyiri nkamusigaramo imwe ariko byibuze nkagerageza uburyo bwose ariko nanjye icyo nzi ko cyo nuko bino bintu bivanyemo isomo rwose ibintu bivanyemo isomo ubu ngubu icyo nzi ko nyuma y'ibi bintu nzahinduka Minani mushya apana Minani ubu ngubu abantu bazi rwose bimbabarire ubimfashemo kandi buriya ni ukuri wanandwanyeho kubona mu nkuru y'ahangaha ubu ejo nari kuzajya kubona nkabona noteraje ahangaha baranturumbuye tukabura naho tuba sibyo ndaza gushakisha ndebe inshuti zanjye kubera yanjye nuko rwose ubimfashemo ubishyireho umutima rwose nta kuntu urabutangiriye sibyo sawa urakoze cyane urakoze akora ahangaha nawe ukomeza akazi kawe urakoze rwose Imana Graciane rero nawe habari mu ikintu nabatumirije murabizi muri inshuti zanjye kuva kera umugabo wubatse inzu nziza twasangiye akabisi n'agahiye bikomba wenda ntago mperutse kubona dusangira agacupa ariko murabizi ko twabanye neza no mu nshuti ngira nizera ni mwebwe ba mbere ariko nizere ko ugiye gucyura umugore nizere ko ari cyo gitekerezo rwose nabyo biraza reka tubanze ngaho iki gihe gusha ku ngingo gusha ku Arahukanye ko ikintu rero nabatumirije rwose murabizi turamucyura pe ni ukuvuga ngo natse amafaranga nyaka muri banki Rambere ngo iki natse amafaranga muri banki Rambere banki Rambere Mina banki Rambere ubwo ngubwo nyaka ari miliyoni banki Rambere ari miliyoni komeza ubu ni ukuvuga ngo maze gutanga inyungu ya miliyoni ariko ubu ndimo miliyoni 3 ayo mafaranga nayatse semina umuntu wakugiriye nama nini nyine ayo mafaranga nayatse inzi ngo yari yampaye icyumweru kimwe yo kuba ariko se nyirizina iyo banki Rambere ujya kujyamo wari ufite iki kibazo tubwire gusha wewe uyivuga ngo natse turabyumva uri mu ideni ariko tubwire ayo mafaranga wenda byaje gute wayatse ugiye gukora iki se reka nanabibabwire si muri inshuti zanjye se aho tubwire reka rero nyine mbabwire ukuntu byagenze urabona muri abantu b'abagabo bagenzi banjye urumva hari ahantu nasimbutse iki uri kumva kakageso kawe nanone ubwo ariko je wirengagiza okay ngaho tubwire nyine komeza urumva hari umwana nuko mba ndamukugunye bugori ariko mina
baramfata. Uribuka cyagiye nkubwira ngo ingeso ntirarabusha. Bamfashe ariko ubundi cya kibazo cyo wambwiraga cy'ubutaka na Minani mwaragikemuye byagenze. Nyuma yaho naje hari uko namusanganye n'undi muntu. Nabwo biba ngombwa ko twiyunga kubera icyo kibazo. None reka da ni nacyo kibazo. Wonundi uriya se ko nta kibazo byageze. Ubwo rero no kuvuga ngo ibyo bintu byose nibyo biri n'intandaro zo kuba madamu yaranagiye. Ko ufite umugore mwiza muri quartier hose ko twiga tuvuga ngo washatse neza. Uzimbunga icyo gihe umugore wawe ko mbiza ari imfura yitonda. Mu by'ukuri ubwo iyo umuciye inyuma rimwe ukamuciye inyuma ukamuciye inyuma n'ubwa gatatu bwa kane bwa gatatu ahondo rwose kugeza ubwo noneho bikujyana muri banki Rambere. Ibyo rero njye nereka mbavuga icyo ni ubutaka se wari witwa mama urudohama komina ugiye kukana kabandi ngo ugiye kukana ngo ubwo mu by'ukuri ufite umugore nari nzi ko ingeso wayiretse. ubwo rero ni ukuvuga ngo byaje kugira aho hantu kugira ngo mpivane banciye miliyoni ntabwo ayo mafaranga nari nyafite. Imba ndagusimbukiye njya kureba nkubita. Nkubita uriya mucuruzi urabizi ko ari zira banki y'amafaranga ari we yatanze. Ubwo ngubwo mpageze ati ukazana ibyangombwa by'ubutaka ubwo nutinda kunyishyura iyi nzu rebe iyi nzu nimbura amafaranga azahita yitwara. None se kambaza ushaka waduhamagaye kugira ngo namuhaye cyangwa cy'ubutaka kuri miliyoni ndavuga ko iyi nzu iyi dore biriya byishya reba ruriya rugi uzenguruke reba no mabati warayafashe miliyoni imwe. None se nyir'izina ukabuhamagaye utanga icyangombwa cyo nyine mbabwira rero ubwenge buzi ubujiji buhise. Nari nzi neza ko ayo mafaranga ampaye nzabetinga. Ubu rero no kuvuga ngo narabetinze Arsenal yarantwitse Man yarantwitse Man na Liverpool ikomeye yarantwitse. Ubwo rero no kuvuga ngo ikintu gihari ikintu gihari mu kazi uzi ko wataye umutwe nuko rero wigubice. None se nyir'izina wo waruduhamagaye ngo tuguze ikintu gihari nuko mwangwanaho nk'inshuti zanjye wibagiye kutubwira utarageza muri miliyoni 3 uvyikeneye imwe none ugeze muri 3 nibwo twiwe. Ese ubwo turi inshuti koko? Ariko ndumiwe ko reka mubwire rero reka mubwire njyewe habari sinjya mwera abiri rwose nanjye tubaye babiri. Iyo uza kumbwira ngo ayo mafaranga wayagujije ugiye kugura isaha ukambwira ngo ayo mafaranga wayagujije ugiye wenda gutabara umuvandimwe wagize ikibazo ukambwira ngo wayagujije Minani Jewe ntabwo yari kubitinyuka ndabizi. Reka nkubwire Minani ubu ko ni bya bindi byabuze uko ngira. Reka nkubwire ni bya bindi byabuze uko ngira ubundi reka nkubwire oya amafaranga rwose mu ndwara muyambe ariko byibuze basi nzana yabishyura ariko inzi turasangira. Reka nkubwire turasangira ndabiza amajoro twararanye ni menshi. Uribuka ko ikesi ya nyuma duheruka kunywa zari inzoga wicaga kubera nabunze n'umugore uzi ibyo wakoze. None ubu ngubu wibutse kumpamagara none umbwira amafuti ya warambwiye ngo rwose pe ndihanye n'imbabazi wasabye umugore wawe. Ubu se nakongera nahera he? Oya banza ugarura umugore mu rugo. Yego esera naza n'umugore aragaruka ate se harabura iminsi 2 ngo aya mafaranga nimba ntayabonye hano iminsi harya Minani wambwiye ngo ni mwe inshuti nari nizeye ngo wambwiye ngo reka nkubaze wambwiye ngo ukeneye miliyoni zingahe? 3 Minani reka nkubwire kubw'ubucuti twagiranye naho twamenyaniye hose naho twasangiriye njyewe habari nk'inshuti yawe wirwaneho Minani wirwaneho rwose wimenye wakoze yego bakabigase ko nta keza reka nkubwize ukuri ndasetse ariko sisese ko nishima oya reka nkubwire iyo mpamagara atari amafuti wongeye gusubiramo ubu n'urwanga n'amagambo navuze imbere y'umugore wawe. Garasiya igomera aho ngaho igomera aho ngaho ye ntabwo turi uzasigaye wirwanaho wowe ntabwo turi wowe urifasha uragiye
ufashe amafuti ubona bizakugezayo ubundi ubona ngo warabetinze ngo za Arsenal ngo reka twigende. Asi uko mbona ngiye gusara Kumana ibyo ngiye. ahubwo se sinumva wajyandi gusara. Nta nshuti zo mu kabari. Aba ngaba dore nibo bantu twasangiraga. Umuntu ubu narinzi ngo twanywaga inzoga tukanywa tuganira tukarara amajoro tukarara tubyina tukagira gute nkagira ngo afite inshuti. Kumbe nta nshuti ngira. Ese ubu muri ino se umuntu azakora iki kugira ngo agire inshuti? Inshuti koko habari nzi twagendanye za Gisenyi twagiye he za Musanze na he hose. Inshuti nari nizeye anyima amafaranga. Graciane wahajya ngo nuko dupfa ubutaka. Kuko ubu inzu bayigurisha ubu ndajya he mwoka byaranye. Ubu ndajya he? Ubu ibi bintu ndabyitwaramo. Biteze muraho neza amakuru ra Minani sari Mani Minani yaba rukumwe para Yo byose yarabizi uyu munsi twari twaravuganye ko agomba kumva ekushingenzura iki urabizi neza ko gena Minani tutanye kibazo ushize nayo nacyuye niwe wayampaye nabonye rero waya n'ubundi ugiye kurashakisha sinzi n'ingara yawe wese ntayo wawe ayandi ufite gumu ariko bamubwira gato ubundi buriya urumva meze neza ariko kugira ngo witwawe umukundwa disi we buriya kiriya kibazo dufitanye na Minani amara buri ushatse wanamurokora buri yari ukuntu ushobora kubigenza nawe tukabyumva kimwe ku buryo buriya Minani ntamusonera ngeze ko Imana yampaye kumufata nkamusonera miliyoni kugira ngo ni ibintu birenze byagenda gute ko mbona uri umuntu ijutse nyine ntabwo byumva se nyine kuri gahunda ye nabindi kwihuta zana muri buri zanjye ntacyo tuzabivugana uzampamagare hakiri kare kuko ndumva hari ukuntu urimo niyumva nyine wumva bibangutse byaba ari sawa nta kibazo sanza nanjye n'ibindi kugenda reka nimero nakawe yewe reka rero ubwo ngubwo reka ngende bwo na Minani urebye sinangombwa nushaka numubwire ko nahageze ahubwo wowe ubitekerezaho kandi ndabona uri umuntu mukuru wenda nanjye aho tuzahurira nzamwibutsa ko yagize ariko uri ubikemuye kare gahunda za ibintu byagira byakoro